mchungaji mwandamizi wa kanisa la Rutagamrama Ujye. Karibu sana. Sawa umushumba mukuru mbere ya kanisa. Rutagarama Eugene kugira ngo yigire imbere arahire imbere y'Imana imbere y'itorero. Za microfone sans fil. Kabla ya kutoa kiapo chako, Mbele yuko kurahira. ninataka kuuliza kidogo kwa sababu na kuuliza mbele ya Mungu Baba muumba wa vyote na mbele ya kanisa, ikiwa unakubali kuwa mchungaji mkuu mwandamizi wa kanisa ADP, Ndakubaza imbere y'Imana ishobora byose imbere y'itorero ryayo niba wemera kurahirira inshingano zo kuba umushumba mukuru wungirije w'itorero ADP. Ndabyemeye. baada ya hapo naomba sasa uendelee kutoa kiapo chako mbele ya Bwana. Nyuma y'ibyo nagira ngo urahirire imbere y'Imana. Njyewe Pastor Rutagarama Eugene ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo ko nemeye kuba umushumba mukuru wungirije w'itorero ADP, ko nzakora neza imirimo nshinzwe nkurikiza ibyanditswe byera, ko nzubaha kandi nkarinda icyerekezo, intego, imyizerere shingiro n'indangagaciro by'itorero ADP, ko nzubahiriza amategeko, amabwiriza n'ibyemezo by'inama nkuru z'itorero ADP. Imana izamufasha. Shyira umukono ku ndahiro. Ng'ombe mchungaji mkuu wa ADP Aseli Ndaize Ezai, tafadhali kufika hapa. Turasaba umushumba mukuru wa ADP Pastor Ndaize Ezai nawe ngo yigire hino. Ndugu mchungaji Isaya Ndaize, kabla hujatoa kiapo chako, ninakuuliza mbele za Mungu Baba muumba wa vyote, mbele ya kanisa lake, unakubali kuwa mchungaji mkuu wa kanisa hili la ADP? Mwene data Pastor Ndaize, ndakubaza imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'itorero ryayo niba wemerera kurahira inshingano zo kuba umushumba mukuru w'itorero ADP. Ndabyemeye. Naomba sasa utoe kiapo chako mbele ya Mungu, mbele ya kanisa.
ryose n'imbere y'itorero ryayo ko nemeye kuba umushumba mukuru w'itorero ADEPR, ko nzakora neza imirimo nshinzwe nkurikiza ibyanditswe byera, ko nzubaha kandi nkarinda icyerekezo, intego, imyizere shingiro n'indangagaciro by'itorero ADEPR, ko nzubahiriza amategeko, amabwiriza n'ibyemezo by'inama nkuru z'itorero ADEPR. Imana izabifasha. Kuomba kwa sahihi kiapo chako. Turagira ngo musinye indahiro yanyu. Sasa ni mhubiri kwanza, mpige magoti mbele ya kanisa mbele ya Mungu. Mushumba mkuru wungirije. Niombe watu wote wa Mungu wasimame tunapoombea baraka ya Mungu. Turasaba abantu bose b'Imana bahagarare ubwo tugiye gusengera abakozi. Tuombe. Baba wa mbingu na nchi, Maana nyiri ijuru n'isi, wewe ndiye Bwana wa kanisa. wowe nyiri itorero, Wewe ndiye mwenye kuwachagua na kuwaweka watumishi katika kanisa lako. yewe watoranije kandi bashyira mu murimo w'itorero ryawe. Kuwafahamu watumishi wako toka miaka mingi. Urabazi kuva imyaka myinshi, Na ulipanga ya kwamba siku moja watabeba majukumu haya kuongoza kanisa lako hapa Rwanda. kandi wari waragennye ko bazakora izi nshingano muri iri torero. Wamepiga magoti mbele yako na mbele ya kanisa lako Bwana. Ngo bapfukame imbere yawe n'imbere y'itorero ryawe. Weka mikono yangu juu yao. Ashyizeho ibiganza Na matendo yako wewe ukabaki katika utumishi huu na huduma hii. mu rwego rwo kugira ngo bahabwe iyi Ya nshingano, kwamba Bwana utawabariki katika kazi hii. kugira ngo uzabahe umugisha muri uyu murimo, Ya kwamba utasimama upande wao ukiwasaidia. uzabe mu ruhande rwabo ubafashe. Ninawaombea hekima na busara kutoka kwako Bwana. Asabiye ubwenge n'ubumenyi buva kuri Namna wowe, ya kuingia na kutoka mbele ya watu wako. bakinjira bagasohoka mbere y'ubwoko Na bwawe, nawaombea kwamba wape maono kutoka mbinguni. ubahishurirwa riva mu ijuru. Ili ya kwamba kupitia maisha yao kazi yako ipate kusonga mbele. Ubuzima bwawe, umurimo wawe ugendereze, Wewe mwenyewe ujipatie utukufu katika kanisa lako. kandi uheshe icyubahiro mu itorero ryawe. Bwana tunawaweka katika mikono yako. Data tubashyize mu maboko yawe, Nawaombea kwamba wewe utawasaidia. uzabafashe, Wewe utawaongoza. uzabayobore, Wewe utawabarikia. uzabaha umugisha, Wewe utawatumia kama vyombo katika mikono yako na kwa utukufu wako. ubakoreshe n'ibikoresho mu maboko yawe Neema kubw'icyubahiro, yako iwe nyingi katika maisha yao. kandi umugisha wawe mwinshi kuri bo. Wafanye kuwa baraka kwa kanisa lako. Baha umugisha ku itorero ryawe, Watumie kama vyombo mikononi mwako. ubakoreshe n'ibikoresho, Neema yako iwe nyingi kwa maisha yao. ubuntu bwawe bwinshi mu buzima bwawe, Uaminifu wako Bwana usiwaache na kuwakumbukia. kandi babaha kwizerwa ntibagabanyije, Naamini kwamba Bwana utawasimama na wao na kuwabariki. kandi nizeye ko uzahagarara nawe, Roho uzabaha wako Mtakatifu na mafuta yanayokuwa juu yao daima. umwuka wera n'amavuta y'umwuka
katika jina la ngazi zote za kanisa la ADP. Sina inzego zose itorero rya ADP, katika jina la uongozi wa Ukiamka, no mu izina ry'ubuyobozi bwa Ukiamka. Mimi Bishop David Batenzi, yewe umushumba David Batenzi, nakiri kiapo cha mchungaji mkuu mwandamizi wa kanisa ADP Pastor Eugenius Lutagala. nakiriye indahiro y'umushumba mukuru wungirije Pastor Eugene Lutagarama, na mchungaji mkuu wa kanisa ADP Pastor Isaiah Ndaize, n'umushumba mukuru w'itorero rya ADP Pastor Isaiah Ndaize. Kwa hiyo nataka kuwakabidhi Biblia takatifu za kumsifu Mungu. Kubw'ibyo ndashaka kubaha impano Biblia ntagatifu, Biblia yera, kandi nanone bahe n'indirimbo zo gushima no guhimbaza Imana zitakazotumika kuwakilisha kondoo ambao Mungu anawaweka kuongoza. Ibyo bizabafasha kugaburira umukumbi Imana ibahaye kuragira. Sasa ni zamu ya mama kufika hapa. Noneho umwanya w'ababyeyi kugira ngo nabo bagere hano, kwa sababu wanakuwa wasaidizi wa watumishi hapa, kuko aribo bazafasha abakozi b'Imana. Nahitaji pia neema ya Mungu na hekima yake kusimama na baba hapa. Turagira ngo ubuntu bw'Imana n'ubwenge bw'Imana nabo ubabeho. Sijui kama mnaweza kupiga magoti tupate kuwaombea. Sinzi niba mwasha gupfukama kugira ngo tubasengere. Turagira ngo n'abana baze nabo tubasengere. Abana babo bakoze Imana nabo baze babasengere. Tuombe, dusenge. Baba, tunataka kuinua watoto wa watumishi wako hawa mbele za macho yako. Maana tuzakuye abana baba bakozi bawe imbere yawe. Ya kwamba Bwana tunawataka kuwabariki na kuweka katika mikono yako yenye usalama. Kuko uzabaha umugisha ukabaha ubuzima bwiza. Kwamba utawafanya kuendelea vizuri katika maisha yao pamoja na wazazi wao katika utumishi huu ambao wanakutumikia Bwana. Kandi nabo bahe kugenda neza mu murimo w'Imana ababyeyi babo gukorera. Pia bariki maisha ya watoto hawa. Tubasabe umugisha mu buzima bwabo. Walinde na mabaya ya kila aina watoto hawa. Ubarinde ikibi cyose abana. Neema yako iwe juu ya kila mtoto wewe Bwana. Ubuntu bw'Imana we kuri buri wese. Uaminifu wako usiwaache, mkono wako uwakumbatie daima. Kwizerwa kwawe nikukabasigire. Waweze kuwa baraka katika familia hizi, katika nyumba za watumishi wako. Umugisha muri muryango no mu nzu y'abakozi b'Imana. Uwe katika kichwa chako katika neema kutoka kwako. Kandi ubuntu
umucunguzi dusabye. Amen. Amen. Ndahiro bahereje n'umushumba mukuru indahiro.
turashimira kandi itorero rya ADEPR ubufatanyije twagize hamwe namwe mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Turabizi neza ko ntangiriro byari bigoye igihe hafatwaga ibyemezo byo guhagarika amakoraniro, amateraniro, insengero n'ibindi byose byahuzaga abantu kubera COVID-19. Ntabwo ariko abantu bose babyakiraga neza, ndetse hari n'abafataga mu gihe cyo kubisengera bakeka ko ari ibyemezo bidashyigikira ibyiza, ariko ko ari ukurengera ubuzima bwabo. Kandi cyavuye muri munsi w'uko igihugu cy'u Rwanda mu gihe mu bindi bihugu batakaje za miliyoni z'abaturage, nubwo twatakaje bake nabo bagiye bitari ngombwa, ariko uruhare rwanyu mu kubahiriza amabwiriza yashyirwagaho na guverinoma twararushimye, kandi n'imbaraga mwakoresheje kugira ngo mwongere gutunganye aho musengera twarazibonaga, twarabyishimiye, mwarakoze. Nayo mpamvu uyu munsi byose byahuriranye mukaba muteranye mwuzuye 100%, kandi icyo twabasaba rero kubijyanye na COVID-19 ni uko abaturage barengeje imyaka 12 kuzamuka bose bagomba kwikingiza byuzuye. Kwikingiza byuzuye byasohotse mu itangazo ry'abaminisitiri kuwa gatanu, birasobanura umuntu agomba kuba afite ikigo rwa mbere, rwa kabiri, yamara amezi 3 yicishije urwa kabiri akabona urwa gatatu. Rero ngo bitange n'ubutumwa bwa guverinoma na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ufite mu nshingano umunsi ku munsi kubashishikaza, utubwire abasigaye ko imbaraga zigiye gushyirwamo nizo gutuma abantu bari mu kigo rwa gatatu, bityo mu minsi iri imbere tukazasubira mu buzima busanzwe tumaze gukumira imyanjo COVID-19. Ariko tuzi ko hari ahangaha mwese mwikingije, kandi tuzi ko hari ahangaha mwese mwipimishije. Hano rero hari Imana kandi hari n'ubuzima. Guverinoma y'u Rwanda yashyize intambwe imaze guterwa n'itorero ADEPR binyuze mu bikorwa bitandukanye, cyane cyane birimo kwigisha ijambo ry'Imana, kubwiriza ubutumwa bwiza. Turabizi kandi turabyemera. Hari uruhare dufite mu kwigisha gusoma no kwandika, kubara, ndetse n'anaberewe n'igikombe ku isi yose na UNESCO. Turabizi kandi turabishimira. Turabashimira ko mwagize uruhare mu bikorwa by'iterambere bigamije imibereho myiza y'abaturage, y'abayoboke banyu by'umwihariko, ariko n'abaturage muri rusange. Hari byinshi dukora, turabizi. Hari ibikorwa by'iterambere bitanga akazi ku baturage, murabikora. Turabashimira kuzamura imibereho y'abatishoboye bari mu miryango nyarwanda, cyane cyane abakene, urubyiruko n'abagore, nabyo ni ibikorwa dushima. Turabashimira kuko ibigo by'ubucuruzi mwatangije, hari amacumbi, hari amahoteli, amakoperative n'ibindi byiza amafaranga bifasha abaturage kuva mu bukene, bityo umwuka wera ugatambagirira mu mubiri buzima. Turabashimira mu bijyanye n'uburezi, amashuri ADEPR mufite ayabanza n'ayisumbuye, ndetse n'ibijyanye n'ubuzima ya santere de sante n'ibitaro, kugira ngo turabizi n'uko byasobanuwe muracyafite intumbero kandi imbere ni heza, ubwo mubonye ubuyobozi n'ibindi bisigaye bizakora. Abashumba b'itorero namwe bakristo turabasaba gukomeza kubungabunga ibyagezweho n'itorero, ndetse mukanakosora ibyari byaragenze nabi, tukanakora n'ibindi bikorwa bidashyikirwa bituma ADEPR birushaho kuba umusemburo w'impinduka mu gihugu cyacu, kuko byakomeje kuvugwa aha ngaha. Nyakubahwa Mushumba Mukuru n'Umushumba Mukuru wungirije mwigizwe uyu munsi, turashimira komite y'Iziba ry'Uwo n'abo bose
Imana arahabaye. Ntabwo bakora ibintu byiza Imana yabateza ntabwo. Turabasaba gukomeza gufatanya n'ubwumvikane bizatuma itorero rikomeza kugendera mu murongo mwiza n'icyerekezo kibereye u Rwanda. Abayoboke babo nabo haba mu ivugururwa, iterambere, imibereho myiza, ubufatanye bwiza hagati n'andi matorero n'inzego za leta nabyo ni ngombwa, kuko nubwo mwaba muri itorero mufite ubwigenge ariko mu gihugu cyacu twahisemo nk'Abanyarwanda. Amateka twashyizemo turayazi, imiyoborere mibi yabaye muri iki gihugu turayizi, amacakubiri, ivangura, akarengane byatumye tugera muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ntabwo leta ishobora kureberera abantu badashyize hamwe, ntabwo bishoboka. Turasaba rero kugira ngo mukomeze ubwigenge bwanyu, ntabwo leta izivanga mu itorero bijye kuyobora itorero, ariko n'itorero nabyo rizivanga mu miyoborere ya leta n'inzego zayo, ariko mu kubaha ubufatanye dukomeze dufatanye twubake tujya imbere. Kuko mwaciye ku bibazo rero, leta y'u Rwanda yatanga inama y'uko ntazajyaho kuzimiza, ubutumwa bwiza, ijambo ryiza, inyigisho nziza, n'abatanye bazagaruke baze gutambiro, hanyuma mukomezanye kubaka itorero rikomeye. Ngombwa kugira ngo mushobore kandi kuyobora neza no gushyiraho icyerekezo cyiza cy'itorero bishingiye ku mavugurwa yakozwe. Hari ibyo tubasaba muri rusange nk'abashumba bakuru no ku nzego zose z'itorero. Cya mbere ni ukwirinda abaciye intege. Undi muntu aguciye intege ukazicika, umuhaye ukuri ukore. Mwirinde abaciye intege, mwirinde abashaka gusenga mu bw'itorero, ndetse munagenzure buri wese mu banyamuryango kubaka indangagaciro zubakiye ku itorero, n'abana banyu bazakomeza kubyubakiraho. Dukomeze kugira itorero ryiza mu gihugu cyiza, ntimuzashyire intege rero. Ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo uri mu Mana, uri mu rugendo rw'Imana, Imana iri kumwe nawe, ntabwo wacika intege. Numva icya kabiri tubasaba ni ugusengera ku mugozi umwe, ariko cyane cyane bakomeza kubaka ibikorwa by'itorero kugira ngo itorero ritere imbere. Yabisobanuye neza umuyobozi w'igihango Faruel asobanura ukuntu mwiyubakira insengero. Nuko bimeze, gusengera heza bituruka mu maboko yanyu, ariko tugashimira n'abafatanyabikorwa nabo baturuka hirya no hino bafite umutima mwiza wo gufasha. Ibyo baba bafashe nabyo ukabibyaza umusaruro, kandi mwanakoze neza gutandukanya inshingano z'umushumba n'ubutumwa n'inshingano z'imicungire y'umutungo. Nibyo rwose mwakoze igikorwa cy'uburenganzira mu mwiyamashyi. Natwe buriya muri leta nk'ubu tureba, minisitiri ntasi ku mafaranga, nta soko atanga. Nanjye mbona ababyeyi simaze ko harimo angahe, ariko kugira ngo uko ziba zigenewe guteza imbere no guhindura imibereho myiza y'abaturage, kandi bamwe ari abakristo babo. Hari gahunda zimwe twumva tuzakomeza gufatanya. Tumaze iminsi tuganira n'amadini n'amatorero. Uyu
munsi naje kubasura mpagarariye umukuru w'igihugu, ariko tuzafata umwanya wo kubonana namwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugira ngo tuganire kuri gahunda zimwe na zimwe twifuza ko mwashyiramo imbaraga. Ntabwo bikwiriye ko abana tubyara nk'Abanyarwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize imbaraga kubaka amashuri, ariko amashuri abeho abana batajya mu mashuri. Ntabwo ari byo, kandi ibyo ntabishobora biroroshye. Ntidukwiye kugira abantu bagwingiye cyangwa se barya nabi kandi bahinze bejeje. Twabonye mu turere dufite abantu bagwingiye n'abafite imirire mibi, ari uturere n'ubundi dusanga turimo imyaka turere za Nyamasheke, za Rutsiro, za Ngororero, za Rubavu, za Burera, Musanze. Ni uturere duhingwamo twera imyaka kandi yose. Birakwiye rero kugira ngo mu masomo mutanga mwigishe abakristo abayoboke uburyo bategura indyo yuzuye ku mwana, uburyo bamugaburira akiri muto, uburyo umugore afatwa agisama kugira ngo umwana azavuke ameze neza. Ibyo rero mwabitambutse mu butumwa mutanga, kuko ubutumwa bwiza bw'Imana twigisha uyu munsi, igihe cya Yesu, igihe cy'i Yerusalemu, mu gihe cya Isirayeli baduha ingero z'ibyabaga, ariko ibyo ngero z'ibyabaga bigomba gukorerwa mu gihugu cyacu. Iyo usoma umubare wageranirwa ari Pawulo Mutagatifu, ya Petero n'abandi na Yohana, yose usanga yarabwiraga abakristo aho basuraga uko babagaho, uko babanaga, uko bikoraga, uko batabitangaga, babibutsa uko bagomba kubana. Ntabwo bikwiriye ko amakimbirane akomeza kubaho mu miryango nyarwanda, yaba amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore. Ntabwo bikwiriye ko umuntu aza hano agatambagira n'umugabo we, ariko mu rugo harimo amakimbirane hagati y'umugabo. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ubukristo bwo ku munwa, ntabwo ari ku mutima, kandi Imana bireba imiti. Turifuza rero gufatanya kubaka umuryango nyarwanda ugakomera, umugabo n'umugore bagashyira hamwe bakaganira gahunda z'urugo. Ubwo mutekerereza itorero turibone mu rugo hari uriya muryango. Itorero ridashingiye ku rugo, umugabo n'umugore n'abana, ntabwo uzajya kuryubakira aho ugaragara kuri televiziyo no kuri radiyo. Itorero riherereye mu rugo hariya ariho ryubakirwa, tugupanga gahunda y'ubuzima bw'umuryango wacu, cyangwa gahunda y'icyerekezo cy'abana banyu uko bazabaho. Mutegure neza, hazaba bazaba pasitoro, hazaba bazaba abayobozi, abasirikare, abapolisi n'abandi. Mubategure musirikare. Imana rero afate muto, afatwe neza, yige kandi abeho neza. Turabasaba kandi gukomeza kudufasha mu kurinda ubuhanuzi n'inyigisho z'ubuyobe bitari by'ukuri. Muri iki gihe cya COVID-19 ntabwo twahuraga nabo bagashaka kutwereka ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe batekereza ko twebwe tutayizi nk'abayobozi. Agafata umurongo umwe muri Bibiliya, burya ibintu byose umuntu avuga iyo utabyujuje hari icyo usize inyuma. Ntabwo umurongo umwe muri Bibiliya ari ushobora gukemura ibibazo by'abantu. Bibiliya uyisoma mu bice biyigize ukabonamo ubuzima bwose bw'umuntu. Umuntu arakubwira ngo ntashaka kwikingiriza kugira ngo atazabuzwa kujya mu ijuru, ukibaza arabona wenda, ariko se ubwo abikingije baze kujya miliyoni 8, ni mwebwe muzajya mu ijuru mwenye? Reka noneho niba bikingije bazapfa, ni mwe muzasigara kuri iki gihugu muzagishobora. Uko mungana abantu 20, urabona ko muzasigara ku kintu, muzavurwa nande, muzagaburirwa nande, muzasigara n'ibikoko mu gihugu mwenye. Ugasanga ni ubuyobe. Turagira rero ngo
dukomeje kubaka ijambo ry'Imana ry'ukuri, ibisenya byose tubyigizeyo, dushyiremo imbaraga, tubisengere, hanyuma twubake igihugu cyacu twifuza, twubake Afurika twifuza, twubake isi twifuza, kandi muzi ko dufite inshingano twese yo kwitunganya no kugira nziza kurusha uko twayisanze. Nyakubahwa Umushumba Mukuru, mu gihe turimo rero kubaka amateka mashya y'u Rwanda rushya twifuza, twasaba itorero n'andi matorero n'amadini kwigisha no gukangurira abayoboke banyu gahunda ya Umunyarwanda, bakadufasha kurushaho kwizera ko n'abazadukomokaho bazaba mu gihugu cyiza. Icyo kandi bikaba bidufasha kugira ngo amateka y'igihugu cyacu ntazongere kugaruka mu gihugu cyacu na rimwe. Tuzakomeza rero kubashyize, dukomeze gufatanya n'urugendo tumaze kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi ukaba umaze kujya ku ntambwe ishimishije. Duharanire kuzaga abana bacu igihugu cyiza kizira amacakubiri. Ururero rwa ADEPR n'andi madini n'amatorero bikaba ari ingenzi. Mu nyigisho twahawe uyu munsi n'ibiganiro abantu bagiye batanga n'amateka baciyemo, njye ntekereza yuko bidakwiriye na gusa gutinda muri ayo ngayo, ukwiye gutera intambwe udasubira inyuma kuko musaba mukajya imbere. Buriya ikintu cyashimisha mu buzima bwanjye ni ijambo Yesu yabwiye abantu ku musaraba, ngo bariya abantu Mana ubabarire kuko batazi ibyo bakora. Umuntu nakubwira nabi, umuntu nakugirira nabi, uzavuga uti Mana ubabarire kuko ntabazi ibyo bakora. Nawe utanga icyo dufite, dufite urukundo rutanga, kandi urukundo rutanze ushobora no guhembera muri wawe nawe agakora urukundo nabo rukazamuka agahiga. Nahoze nsoma muri Bibiliya y'Umushumba Mukuru, ndeba aho Mutagatifu yigishaga, ariko akabanza kubwira n'abayigisha ko yicuza yabanje kuba umutukanyi, umwicanyi, ugizi wa nabi. Nta mwanzi uhoraho, n'uwaye mubi umugira mwiza akazamuka. Sawuli iyo ataza kwibuka ko ari umutagatifu, ijambo ry'Imana ntabwo ryageze hano, niyo wabaye intumwa y'amahanga. Intumwa zahawe ubutumwa mu bihugu binyuranye, Sawuli amaze kwibuka ahabwa ubutumwa mu mpero z'isi. Ni ukuvuga ubutumwa twabugejejweho n'umuntu wayibuze. N'abandi rero bakaba babi bakagira imyitwarire mibi, Umwuka Wera uzabagenderera hanyuma byanezeza. Kugira ngo bishoboke gusoma amakuru, tugomba kuba intangarugero. Kuba intangarugero, kuvuga ariko tukanakora, kandi ibyo tuvuga akaba ibyo dukora rwose. Uko ibintu biba byiza na Satani bawushakaho, ubwo wateranya aha ngaha ugafite ahandi yakoreye. Ubwo rero imbaraga zo kugaza kuri hano zize kukuganza, hanyuma tsindwe kukuganza. Ariko ikizabishoboza is to make the difference. Gukora ikinyuranye. Umwana wowe itorero ryagize ibibazo, genda yiborwa umuntu, bamwe bajyaho bavaho, bari bafungwa, abandi ibyo byose ni urugendo kugira ngo bigende neza. Abariho bayobozi ku rwego rwose kugira ngo
ry'Imana bavuga bashyire mu bikorwa, haba nijoro haba ku manywa, baba bari ahantu utababona abagore bashyire mu bikorwa ijambo ry'Imana. Nibyo bizatuma agaciro mwahawe n'itorero ryose kagira akamaro. Ibyo uvuga, ibyo wigisha biva ku ijambo ry'Imana, nibibe ibyo ukora umunsi ku munsi. Natwe abayobozi hano, hari abayobozi bari mu nzego, hari abakozi ba leta bari mu nzego bafite inshingano. Nibwo ntabwo warakiriye agakiza, ntabwo agakiza ari ako mu rusengero, agakiza no mu mafaranga ya leta ni kuba kari niba utanga amasoro akarere warakiriye agakiza. Ntabwo agakiza uzakajyana mu kiliziya, mu rusengero, ujya gutanga isoko, ujya kurya ruswa ku cyumweru ube warakiriye agakiza. Ntabwo bishoboka, ntabwo bijyana. Umukozi ku karere, umurenge ukora serivisi abaturage, ntabwo kizakujyana mu ijuru ari umusatsi utabifurije, ntabwo kizakujyana mu ijuru ari utisize wenda inyuma aho babivuga. Kizakujyana mu ijuru ni ibikorwa wakoze, ukoreye abaturage, ukoreye abanyarwanda, ukoreye abakristo. Ibikorwa Imana iba yabyanditse, ntabwo izandika amagambo, ntabwo izandika za disukutu. Imana yandika ibikorwa n'iby'ivivura, biriya bintu by'amagambo nabyo bifatiraho kubaka, ushobora gufasha n'abandi, ariko ubutumwa bwiza ni ubugaragarira mu bikorwa. No gutinyuka kuvuga niyo naba ndi umwe ariko mvuge, ariko gukora ibyo mu kazi ka leta hajyana n'ijambo ry'Imana rigendera ku kuri no kwandikira. Tugize abantu nk'abo tukagira benshi, tukabajya mu karere, tukagira gitifu y'umurenge bakora bashyira ku bikorwa ijambo ry'Imana, n'igitifu y'utugari, abakristo, abantu bose cyumweru bose baba bari gusa, ariko serivisi abaturage bazibona gute? Kandi abantu bose bari bagiye guterana mu rusengero muri wikendi no mu kwisabato, kandi abaturage bakabona serivisi. Nagira no uyu munsi twaje kubashyigikira, ariko tugira ngo tubasabe izi Mana kuba mwabuze kuri benshi, kandi n'ibyumviro by'ikoranabuhanga bigurira benshi kurushaho, kugira ngo ijambo ry'Imana, agakiza twakira, ukuri twigisha, izo ndangagaciro twigisha nizize mu buzima bwacu bwa buri munsi, zifasha abanyarwanda kubona ibyo bagomba kubona, zifasha abanyarwanda gutera imbere. Ntituzajya tuvuga ibyo tudakora, tuvuga ibyo dukora. Nicyo kizadufasha kubaka itorero rizima, ndetse nacyo kizadufasha twari mu rugendo kujya mu ijuru tuzageraho. Ntabwo bizi ko bigenda neza imbere ya Petero, ariko ntabwo Petero azakwinjiza kubera gusa wagiye ko nijye azakwinjiza kubera ibikorwa wakoreye abantu yaremye, wakoreye umugore mwashakanye, umugabo mwashakanye, abana, abavandimwe, abaturage, wahaye serivisi umuturage waje kugana akeneye, wafashe umuntu waje ababaye. Nicyo bazareba, ntabwo bazareba za nimurumwe. Abantu benshi bakuru za nimurumwe bamaze kudushyira, nicyo bazareba. Nagira rero ngo mu butumwa natwe nk'abo muri leta mwumve ko natwe mu nshingano tugira twamwunganira, ariko mwebwe abasizwe amavuta baba bafite umwihariko ujye munadusengera kugira ngo tubikore neza. Ushumba mukuru rero uzarangwa no kugisha inama, ufite ubushobozi, acyari muto na mugenzi wawe cyafite imbaraga zo gukora. Itorero rigishobora kubona abantu bajijutse, bize, basobanutse, kandi bafite banasizwe. Imana yashyizeho ibiganza. Muzagisha inama abayoboke n'abayobozi b'itorero, mukorere umucyo kandi serivisi nziza. Icyerekezo mwatekereje mugiye umuvuduko, ntimuzasubire inyuma. Twubake itorero ryubakiye kuri Yesu Kristo, kandi tuzi ko ari we kuri inzira n'ubugingo.
tugashimira RGB nayo ko ifite inshingano zayo gukurikirana imikorere y'amadini n'amatorero inama y'itanga. Tugashimira abagize uruhare mu gutegura uyu muhango w'uyu munsi. Tugashimira kandi n'ibikorwa byinshi bagishobora gukora, tubizeza ubuyobozi bushya ubufatanye kuzuza inshingano zanyu, kandi tubifuza imirimo myiza muzafashwe n'Imana, muzayoborwe n'Umwuka Wera. Mu byo mukora byose muzaharanire umuturage, muzaharanire guteza imbere umuturage azaza imbere mu byo mukora byose, yaba umuyoboke w'itorero ndetse n'umuturage usanzwe uzaza uhagarara. Ibindi rero